buri muntu uwo ari we wese wagize icyo akora aba yifuza kubona umusaruro. Ibaze uramutse utekereza ibintu ariko ntubivuge. Iyo uramutse uvuze ibyo bintu utekereza, ibyo ni nkaho twita ko ari bwo wakominikatinze n'abantu. No muri programming rero nuko bimeze. Iyo wanditse amakode yawe muri program biba bimeze nkaho abitse kuri memory gusa. Iyo uramutse ugerageje kugira ugaragaze icyo program yawe ikora cyangwa se kugira program yawe igira ikintu uvugana n'umuntu ugiye kuyikoresha, kugira program yawe icommunicatingane n'umuntu ugiye kuyikoresha, dukoresha icyo bita print function. Muri video rero tugiye kureba kubera iki print function idufasha gucommunicatinga bimwe mu makode twanditse ndetse no mu user cyangwa se tukabishyira kuri screen y'umu user. Ako niko kamaro kayo. Ibaze ufunguye mudasobwa yawe ukabona nta kintu na kimwe cyanditsemo, ariko iyo yanditsemo ngo shyiramo password uhita umenya ko urashyiramo password. Iyo communication rero uyifashwamo n'icyo bita print function. Muri video tugiye kwiga byimazeyo print function muri Python ikora gute. Iyi video irarangira uzi gukoresha print function neza ku buryo buhagije nk'ikigero cya 90%. Tudatinze rero reka dutangire. Mwibutse ko muri tutorial zacu turimo turakoresha ibitabo bibiri. Igitabo cya mbere ni icyo bita Automate Your Boring Stuff ukoresheje Python. Igitabo cya kabiri ni documentation ya Python ariyo uri kubona hano. Reka dutangire rero iyi twise print function. Turi kwifashisha Jupyter Notebook. Ushobora gukoresha IDE ushaka. IDE imvuga ushobora gukoresha Microsoft Visual Studio Code, ushobora gukoresha PyCharm, ushobora gukoresha editor izana na programming ya Python twagiye tuyibona muri tutorial zashize, cyangwa se ugakoresha Jupyter Notebook ariyo ndi gukoresha, ariyo nakugira n'inama gukoresha kuko ni ikoreshwa cyane mu bintu byinshi. Nama online menshi nka za Google Colab nazo zikoresha ubu buryo bumeze nka Jupyter Notebook. Reka dutangire print function yacu. Ubundi function yi print ni iki? Function print ni code baba barashyize muri Python ku buryo ki wowe bigusaba no kuzihamagara gusa. Izo code zigufasha ku buryo ki ugaragaza ibintu byari byo byose kuri screen yawe. Ndaguha urugero twari dusanzwe tubikoresha, ariko reka tubyinjiremo neza. Iyo wanditse iyi function bita print gutya ugashyiraho utu kubo tubiri, tudu parentheses tubiri, nendangiza hano ndi bwandikemo ikintu runaka nshaka nakwandikamo 10. Izi ni code bisanzwe. Kugira zino code zigaragare kuri screen bisaba ko turaninga aka gaseri kacu, aribwo turi buze gukanda kuri run. Bivuze ngo iki nicyo kigaragara kuri screen 10. Nanone nshobora gukenera kwandikamo amagambo runaka, avuga uti ngiye gusuhuza umuyuza, amakuru yawe. Uri kubona ko program yacu itangira kubaza umuntu ati amakuru yawe, nawe nibura usubiza ugasubiza. Turi buze kureba uburyo ki ni gute none wakwakira igisubizo kivuye ku muntu uri gukoresha program yawe. Okay, none sasa ubu ngubu dushobora kugira bimwe mu bintu dutangira guhindura muri iyi print function yacu. Tuvuga urugero, dushaka ko amakuru ariba ari ijambo kwabyo yawe rikagaragara hasi y'amakuru. Dushyiraho aka kamenyetso ka slash, aka gakoni kaberamye, warangiza ugakanda na n, warangiza ukaraninga program yawe ukahita ubona ko bigiye kwita bitandukana. Haraza amakuru, program ni running ikagera kuri aka kantu. Ibi ngibi bivuze ngo biratangira undi murongo mushya. Turimo turabibona. Nanone ushobora gukenera gukora nka list y'utuntu bigiye bitandukanye, ugakoresha icyo bita separator. Ikoreshwa mu gutandukanya ibintu muri function yacu ya print. Reka dufate urugero, tugiye gutandukanya A, urugero nanone tugiye gutandukanya B, alright. So kugira dutandukanye izi nteruro zombi cyangwa A na B, izi character uko ari ebyiri, dushobora gukoresha aka kantu kitwa kama. Dushobora kubiraninga ukahita ubona ko A na B biratandukanye ku buryo bworoshye. Aka kantu ugerageza kugafata neza uzajya ugakoresha ahantu henshi cyane. Reka tujye ku kindi kintu tukite custom separator, cyangwa se ikoreshwa mu guseparating ibintu runaka. Ndaguha urugero nko ku matariki. Turamutse twanditse print function yacu
twarangiza tugakenera kwandika nk'amatariki n'urugero tugiye kwandika 2025 dukoresheje ka gakama kacu niturangiza dushyiraho nanone nko mu kwa karindwi gutyo dushyiraho kama yacu turangiza dushyiraho wenda urugero nko mu kwa tariki 2 gutyo. Uramutse uraninze program uri kubona uburyo byaza bimeze, ariko kugira tubyandike neza nk'amatariki dushobora gukoresha separator. Iyi ni attribute dusanga muri print function. Ya attribute twandika sep, twarangiza tugashyiraho equal, tugashyiraho izi double quote cyangwa se utuntu tubiri tumeze gutya, warangiza ugashyiramo ikintu kigiye gutandukanya ibi bintu byose wanditse ahangaha. Ikintu kigiye kubitandukanya rero ni aka kantu kameze gutya dukoresha turi gutandukanya amatariki. Waraninga warangiza ukabona ko program yawe ije iri separated neza cyangwa se ibintu bikagaragara kuri screen neza. Aribwo buryo nakubwiye akamaro kayo no kugira ngo idufashe gucommunicatingana n'umuyuza. Umuyuza abona uko akoresha program yawe. Ikindi gice gikurikiyeho nuko tugiye kureba end of print function. Ubusanzwe iyo tugira print function ebyiri tubigenza dute? Reka rugero nkwereke twandike print function. Tugiye kwandika urugero amakuru yawe. Nanone twandike end print function. Reka tuvuge amakuru yawe. Uri kubibona ko iyo wanditse print function zigeze kuri ebyiri biduha imirongo ibiri itandukanye. Bivuze ngo iyi print function ya mbere ititanga itegeko ry'uko indi print function iri buze gutangira undi murongo mushya. Ibi Python yo ubwayita ibimenya. Kugira tubirwanye rero tubyandike ku murongo umwe uko tubishaka. Hano twongeramo attribute yindi yitwa end. Dukoresha attribute yitwa end kugira tubyandike ku murongo umwe. Iyi end ushobora gushyiramo ikintu runaka cyangwa se ukayireka gutya nta kintu kirimo. Ni urugero reka tuvuge ko hano ariho birangiriye. Nituraninga uri kubona ko noneho za print function ebyiri ziri ku mirongo itandukanye ziri buze ku murongo umwe. Twabibonye, reka urugero dukore iyi end twongere turebe. Nituraninga uri kubona ko biraza ku murongo imirongo ibiri itandukanye. Nituyisubizaho uri kubona ko biraza ku murongo umwe. Ibi birifashishwa cyane nk'abantu biga Python mu class. Abarimu bakunze kubibaza bari kubabwira bakora porogaramu z'utunyenyeri bari gushaka basuzuma ko barebe ko bazi gukontorora cyangwa se gukora ibintu bijyanye na output muri Python. Ikindi gice ngezeho ngiye kukwereka ni icy'ingenzi. Please concentre urebe neza witonze. Aka kantu karagufasha muri coding yawe ya Python. Ngiye gukoresha icyo bita f-string format. F-string format ni modern, irakoreshwa, yatumye n'izindi format zose zikoreshwa muri output zisa nkaho zihagarikwa. F-string format ikora gute rero? Urabizi ko twamaze kwiga ibintu bijyanye na variable. Niba utazi variable reba video iri hejuru y'iyi ngiyi. Reka tutangire turi kwandika urugero amazina. Amazina reka tuvuge ko amazina tumwite Kamari. Ibintu biroroshye, ntabwo ari ngombwa gushyiraho data type muri Python, ubwayita imenya data type. And then igisigaye ni ugukoresha print kugira twandike ibi bintu kuri screen. Sibyo? Print yo tuyanditse hano banza kwandikaho ijambo f. Twamara kwandikaho f tugashyiraho za double quote zacu. Nizere ko muri kubireba neza. Tuwandika ijambo f tugashyiraho zino double quote. Twarangiza iyo dushaka kwandika ikintu kiri buze nka text nk'uko wabonaga hano ngo amakuru. Reka dusuze urugero Kamari. Amakuru Kamari. Amakuru yawe Kamari. So ntago turi bwandike Kamari, aho kugira twandike Kamari kanze turaninga iyi program turebe uko nako haje amakuru yawe gusa. Nituramuka dukeneye gusuza Kamari dushyiraho izi curly brace ebyiri arizo tugiye gukoresha turi gufata iyi variable tukandika muri curly brace kugira ngo Python ibashe kubisoma. Turangiza twandike amazina. Bari kubona ko amakuru yawe Kamari. Turamutse tugiye kuvuga amakuru yawe Kamari tukahita tuvuga ati ufite amafaranga ya naya. Ni urugero dukeneye tumubwira ko afite amafaranga ya naya. Hano tushobora gukenera variable urugero nka amafaranga.
reka tuvuge ko wenda ari 1000 n'ibi bice ku mafaranga afite. So nitukenera kumubwira ngo ufite amafaranga ya naya, turandika ufite amafaranga niturangiza kumubwira ngo ufite amafaranga, turashyiraho izi curly brace, niturangiza twandikemo ya mafaranga yacu. Okay, turi kumwe, twandikemo amafaranga, turangiza turaninge program yacu. Kubibona ko amakuru yawe Kamari ufite amafaranga aya naya, bahita badushyiraho ya value yacu y'amafaranga twahaye Kamari ari 1000 n'ibice 48,48,5. Nanone dushobora gukenera kwandika ibice bike kuri ibi ngibi dufite. Urugero kwa kundi bagutegeka bakubwira ngo 2 decimal places cyangwa se nturenze ibice bibiri. Icyo gihe tubigenza gute rero muri Python turi gukoresha f-string format. Icyo gihe uko tubigenza, tufata ya parenthesis yacu twashize hano, twarangiza tukaza hano ku mafaranga kuri iyi variable yitwa amafaranga, uko variable tuyishyira muri utu curly brace. Ibitari variable biri ama text turi bwandike dushaka ko bigaragara kuri screen, bitari variable tukabyandika mu byo nta kibazo. Nkuko uri kubona amabara yabyo ari guhinduka, iri bara rya mauve ni bitari variable, iri bara ry'umweru ni ibiri variable, nkuko uri kubibona hano ko ibara ry'umweru ari variable. Okay, turaza rero hano kuri variable yacu twandike dushyiraho utu dukolani tubiri. Nitumara gushyiraho utu dukolani tubiri, turandika akadomo, dushyiraho urugero kabiri, no kuvuga ntago turi burenze ibice bibiri, dushyiraho iyi nyuguti ya f. Tumara gushyira inyuguti ya f, turi buraninge bisanzwe nkuko turi kuraninga program yacu. Nurangiza urahita ubibona ko amakuru yawe Kamari ufite amafaranga 1000 n'ibice 48. Kubona ko bya bice byose twabyirengagije byose, dufata ibi bice bibiri bisozwa gusa. Okay, nibyo ngibyo byibanze. Nizere ko iyi video igufashije kumenya uburyo ki ushobora gukoresha print function muri Python. Ikaba yagufasha kuba yaguhuza gucommunicatinga program yawe n'abayuza, cyangwa se n'umuntu wari wese uzakina gukoresha program yawe azajya communicate na program yawe ukoresheje iyi print function. Ikindi print function ishobora kugufasha kureba output igihe uri gusuzuma program yawe. Reka duhurire muri video yindi ikurikira. Komeza uryoherwe na Python, urebe umva uburyohe bwayo. Igikurikiye no kukwereka uburyo ushobora gukemura ibibazo byo muri societe ukoresheje Python. Aho nawe icyo bari ikibuga cyawe ugomba kwigaho.